ndabashuje ndabifuriza amahoro y'Imana aho muri hose. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro mugezwaho na Cool News nkuko bisanzwe. Ikiganiro cy'uyu munsi rero nkuko nagiye mbikomozaho mu biganiro byatambutse, nagiye ngaragaza cyangwa nkomoza ku magambo amwe n'amwe y'ikinyarwanda cya nyacyo, ariko ugasanga gifitanye isano ya hafi na hafi n'amagambo y'icyongereza nacyo cya nyacyo. Igitangaje ni uko ayo magambo y'ikinyarwanda afitanye isano n'icyongereza tutayasanga mu ndimi z'ibihugu duturanye, nyamara kandi byagiye bikururizwa n'Abongereza, cyane cyane ibihugu byo muri Afrika y'Iburasirazuba, za Tanzania, za Kenya, Uganda n'ahandi. Ayo magambo ntabwo tuyasanga, ariko nyamara tukayasanga mu Kinyarwanda. Ikinyarwanda iki ngiki kitavangiye. Nzigitumye rero uyu munsi Cool News yabayiteho ijambo ry'ikinyarwanda kugira ngo iryo jambo turebe dusobanukirwe inkomoko yaryo, kubera ko ikinyarwanda ni ururimi dukunda nk'Abanyarwanda. Uyu munsi Cool News iri mu Rwanda, yerekeje ijisho ku Rwanda, yerekeje umutima ku Rwanda, kugira ngo twumve neza, dusobanukirwe neza kuri bene ayo magambo dukeka ko nubwo afite isano n'icyongereza wasanga kubera iki icyongereza cyaba kidakomoka ku magambo y'ikinyarwanda. Ese byagenda gute mu gihe twasanga ayo magambo avugwa cyane mu cyongereza akomoka ku rurimi rw'ikinyarwanda? Uriya ikinyarwanda ni ururimi ruvugwa cyane, ruvugwa n'abantu benshi, nuko tudakunze kubitindaho. Iyo urebye nko mu bihugu duturanye, Burasirazuba, Burengerazuba ndetse no mu Majyaruguru, bavuga ikinyarwanda. Hari aho bavuga ikinyarwanda ku buryo ntawe ukeneye kubasemurira ikinyarwanda. Iyo umanutse gatoya ukajya i Burundi, usanga ikinyarwanda n'ikirundi ari ururimi rumwe. Uwashaka yakwita ikinyarwanda ikirundi, cyangwa se umuntu akitwa ikirundi ikinyarwanda. Ndagira ngo ibyo ngibyo biterwa n'aho umuntu aherereye cyangwa se n'icyo ashaka kugeraho, bitewe nyine n'amateka arangwa mu karere. Muri make rero nagira ngo tuganire ku ijambo, duhereye ku ijambo nyamukuru, u Rwanda. U Rwanda ni ijambo, ariko ni izina. Izina haba hari impamvu kugira ngo umuntu yite undi cyangwa se yite ikintu izina. Haba hari impamvu.
iyo mpamvu rero niyo tugiye gushaka kugira ngo twumve neza aho ijambo u Rwanda rikomoka. Benshi cyangwa se abantu bigisha amateka cyangwa se abantu bigisha cyangwa biga ikinyarwanda bigishije cyangwa se bigishijwe cyangwa se twigishijwe, kuko nanjye urimo kuganira namwe nize ikinyarwanda biciriritse, batubwiye ko ijambo cyangwa izina u Rwanda rituruka ku nshinga kwanda. Kwanda aribyo bivuga kwaguka. Ariko ngewe nk'uko nababwiye nyine uyu munsi Cool News yerekeje ijisho cyangwa se yahaye ijambo mu kinyarwanda, ngewe nk'uko mwumva nyine ndimo kuvuga ndi umunyarwanda. Ndi umunyarwanda, kurukunda bituma runyereka byonyine, rukanyibwira niba atari ibyo nibwira nanone bitewe n'amarangamutima. Ariko kandi ese ubundi u Rwanda ni iki? Iyo urebye u Rwanda ni igihugu. Igihugu hari abavuga ngo ni ubutaka cyangwa se isi, kuko ni hasi. Mu Cyongereza hari ijambo bita land. Land nanone nyine nk'uko mbivuze, ubwo ni nk'ubutaka cyangwa se ni nk'isi cyangwa agasi. Land, my land, ubwo bikaba ari igihugu cyanjye. Our land, bikaba ari mu butaka bwacu. Swaziland, Switzerland, Greenland. Ndagira ngo ubwo ngubwo twabyumvikanyeho ko land ubwo ni igihugu, ni ubutaka, ni isi ariko atari umubumbe dutuyeho. Byose ni land. Bavuga land ku butaka, cyangwa se atari ku butaka hakaba ari mu kirere, cyangwa se hakaba ari mu mazi. Ndagira ngo ubwo ibyo ngibyo ni ibintu bisobanutse kugira ngo umuntu abyumve neza. Iyo nk'indege imanutse ivuye mu kirere igeze ku butaka, bavuga ngo indege cyangwa se the plane is landing. Irimo irimo iragwa, igenda ku butaka. Ubundi yagendaga mu kirere, none irimo iragenda ku butaka. It is landing. Ibyo ni ibintu byumvikana. Icyo gihe rero, ese dusanze wenda nk'u Rwanda rwaba rwaraturutse mu kirere, ariko ni ukwiganirira, noneho rukaza ubwo rwaba land, ntabwo byaba
twibukiranye nanone ko inyuguti R ni ukuvuga ra cyangwa L cyangwa A. Ra iyi ngiyi usanga nko muri lima. Mu Kinyarwanda mu bisanzwe ntabwo izo nyuguti dukunze kuzitandukanya zombi tuvuga ra, ariko icyo gihe ntabwo u Rwanda byaba u Rwanda byaba randa. Mbereye ku kintu kimeze nk'ikosa kugira ngo we ntazagere ku kuri, byaba randa. None iyo tugiye kureba nk'uruyuzi, akayuzi, niba icyo gihugu cyacu ari nk'akayuzi kamanutse hejuru kakagwa, noneho karangiza kakaranda, uruyuzi burya ruraranda, noneho rukagenda rurandaranda. Urabona ngo uruyuzi rurarandaranda, rugenda rukwirakwira iburyo n'ibumoso, hirya no hino, rurandaranda bitewe n'aho rugenda nyine rushaka nk'amazi. Uruyuzi ruraranda, rwakomeza kuranda bakabyita ngo rurarandaranda. Icyo gihe bifitanye isano na ya ndege imanutse ikagwa ku butaka, noneho kugira ngo izajye guhagarara kubera umuvuduko iba ifite, igenda nayo irandaranda. Kuba imanutse mu kirere igera ku butaka is land, ariko noneho is landing, ni ukuvuga ko irimo kugenda irarandaranda kugeza ubwo izahagarara. Uretse ko yonyine iba igenda muri mu buryo bumwe, niba mbese irashumura ireba imbere. Uruyuzi rwo rushobora kujya iburyo n'ibumoso bitewe n'aho nyine rugenda rushaka aho rushinga imizi, cyangwa se rukurura amazi kugira ngo rubashe gukura rwere amadegede cyangwa ibisabo. Uruyuzi rurarandaranda. Icyo gihe u Rwanda rero ntabwo byaba Rwanda ari muri ubwo buryo rwakwitwa randa, ariko nanone niwabivuga nabi nta mpamvu yo kutabyita Rwanda. Aho ngaho iyo nyuguti ya wa cyangwa w ijemo niyo tugiye gushaka, kubera ko n'iriya ra kugira ngo tuzayishake, kugira ngo tuzaba ra ahubwo bibe ra. Nayo turakomeza ikiganiro kugira ngo dusobanukirwe neza, kubera ko ngewe aho nshaka kugera nuko ndasa n'ushaka kuvuguruza, niba mbifitiye uburenganzira, ko inshinga ijambo u Rwanda bidaturuka ku nshinga Rwanda. Aho ngaho niho ikiganiro cyacu cyerekeza uyu munsi. Tega amatwi. Iyo umuntu ari nk'agacuma, agacuma kamenetse, hari ukuntu kera bajyaga bagira bakongera bagasa n'abakadoda. Kudoda agacuma aho kamenetse babitaga kuranda agacuma. Wagendaga rero ukurikiza aho kagiye kamenetse kasadaguritse, bakagenda inshuro nyinshi bakoreshaga ikintu kimeze nk'uruhindu, noneho cyangwa se bakazashyiraho nk'inshumbu. Sinzi niba abana bazi inshumbu icyo ari cyo. Ubwo babaza abakuze bakabumva. Inshumbu ni ibintu byabaga bimeze nka kore biturutse mu mitiba y'ubuki. Ubwo ngubwo abakiri bato basobanuza ibyo byacya, cyangwa se bikazaba ikiganiro ku kindi. Inshumbu ni ukuvuga ngo agacuma barakarandaga koresheje ikimeze nk'urudodo, noneho barangiza bagashyiraho inshumbu kugira ngo
agacuma katava bakabyita kuranda. Umva kuzenguka agacuma ugenda urumva kuranda birajya gusa na rwa ruyuzi narwo rugenda hirya no hino narwo rurandaranda. Aho ntabwo turabona, turacyari muri ra ntabwo turumva rwa, ntabwo turava. Umuntu ashobora kuvuga uruyuzi ruraranda, ntabwo yavuga ngo uruyuzi rwana, ntabwo byumvikanye neza. Iyo W iriya nyuguti ya wa ntabwo wazabona aho, ntiwazasobanura ahantu wayivanye. Niba u Rwanda rwari nk'akayuzi kamanutse kakagwa kakarandaranda, ntabwo wazabona iyo wa, ntabwo wazasobanura aho yakomotse. Kugira ngo birumvikana, niba hari abarimu bigisha Ikinyarwanda cyangwa se abanyeshuri biga Ikinyarwanda cyangwa se abanyamakuru bajya bavuga Ikinyarwanda kumva rimwe na rimwe barakigoreka, Imana ibabarire, kugira ngo umuntu atavuga ururimi neza biterwa n'impamvu. Hari uwaba yaravukiye mu mahanga, hari uwaba yarize indimi zo mu mahanga cyane, noneho urwo wenda ntabone umwanya wo kuruvuga rukamucika. Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu atavuga Ikinyarwanda neza. Nanjye ntabwo ndi shyashya. Nagira ngo rero nyine ubwo angaruke kuri kwanda na Rwanda. Iyo urebye neza usanga ahubwo Rwanda inshinga kwanda ahubwo ariyo yaba yaraturutse ku nshinga, nako ku izina kwanda, nako ku izina cyangwa ku ijambo Rwanda. Naho ubundi ntabwo wazasobanura ukuntu u Rwanda byaba bikomoka kuri iyo nshinga kwanda. Ntabwo bisobanutse habe na gatoya. N'abajya babivuga kugeza uyu munsi babyibagiwe cyangwa se babisobanure, noneho twese tubimenye, n'abana bazakura n'abazasigara baserukiye u Rwanda no mu myaka ibihumbi n'ibihumbi izaza imbere bazabe bazi neza aho iryo jambo, izina u Rwanda, kwitwa umunyarwanda, aho rikomoka. Ubwo rero wambaza uti se wowe urabivugaho iki? Iriya nshinga, iriya jambo navuze ngo land, ubwo nabyo byaza wenda n'ikindi kiganiro. Kera hari umwami wigeze kuvuga ngo u Rwanda si igihugu, ngo ni igitekerezo. Igihugu ni ukuvuga, niba tuzi Icyongereza muze ducishiriza, igitekerezo umuntu yakita umuntu ufite ibitekerezo byiza, umuntu utekereza neza. Bavuga umuntu ufite good mind, excellent mind, cool mind. Urumva mind ubwo hari aho ijya guhurira n'igitekerezo. U Rwanda si igihugu, ni igitekerezo. Ubivuze mu Cyongereza bavuga ngo Rwanda is not a land, is a mind. Rwanda cyangwa Rwanda is not a land, it is a mind. Ubwo ndagira ngo ikiganiro kiryohe, tumenye nuko abakurambere babibonaga. Buriya rero mind, ririya jambo mind, iyo mu Cyongereza mind, iyo urisomye uricuritse, wenda urebye nko mu kirahure, icyari mind kiba wind.
wind. Kandi wind ni umuyaga. Kandi tuzi ko roho cyangwa se igitekerezo na spirit cyangwa mind ni umuyaga. Iyo kurimo iba ari mind. Iyo kuvuyemo ku gitekerezo cyawe ukivuze nk'ubu ngubu ndimo nganira mvana amagambo mu mutima wanjye cyangwa muri umutwe wanjye, sinzi ukuntu umuntu yabita, icyari mind gihinduka wind. Ni ukuvuga rero u Rwanda baravuga ngo ndigashoza ntambara, nivuga ko u Rwanda nta mupaka rwagombye kugera. Niba dukurikije uko umwami wacu yatubwiye ngo u Rwanda si igihugu ni igitekerezo, ubu ari igitekerezo ni umuyaga nta mupaka ugira. N'ikinyarwanda rero nta mupaka kigira. Nacyo gituma nshobora umuntu yanavuga ati wenda nicyo n'izo ndimi zose ibyo byongereza ni bikomoka ku Kinyarwanda. Reka nigarukire ku kiganiro cyacu kugira ngo twumve iri jambo u Rwanda cyangwa Rwanda ryaba ryarakomotse, kugira ngo tuzakomeza kwibeshya mu magambo tukagenda tubwira ibitari byo abana, noneho nabo ukazasanga gusobanukirwa inkomoko y'ijambo bitirirwa cyangwa igihugu bitirirwa ihabanye n'ukuri nyako. Twasanze ruriya ruyuzi rurandaranda. Ariko umuntu waje gutura mu Rwanda, ndagira ngo abantu baje gutura mu Rwanda ntabwo baziye icyarimwe. Kandi no kuvuga ngo umunyarwanda cyangwa se umuntu cyangwa umukurambere watuye mu Rwanda bwa mbere kugira ngo u Rwanda ruzahabwe ibyo zina u Rwanda, ntabwo bagiye ntabwo wenda niwe nawe waje ari wenyine. Bukeye ndarahamusanga, urumva ni nk'akayuzi nyine, ni nk'uruyuzi. Ubwo umuntu yavuga uruyuzi, ariko se umuntu yavuga uruyuzi Rwanda? Reka da, uruyuzi ni Rwanda, ruraranda. Ubwo rero uwo muntu waje mu Rwanda, waje mu gihugu akakigira igihugu, agakwirakwira hose, urubyaro rwe rugakwirakwira hose, rukagenda rukaba igihugu kibyara ibihugu. Ntabwo rwaba uruyuzi icyo gihe igihugu cyacu cyazakwitwa Randa, kubera ko ari uruyuzi rutanda, ahubwo ni uruyuzi ruranda. Uruyuzi ni Rwanda, ruraranda. Ubwo rero ntabwo umukurambere wacu twamwita rwa ruyuzi rwaba rwaraturutse hejuru. Sinzi n'ukuntu kera bajyaga bavuga igihe bashaka kuzana ngo abantu bamwe birize hejuru. Ubwo nagaciyemo ni ukuvuga ngo ntabwo yaba ari uruyuzi, ntabwo umuntu yaba yaritiriwe uruyuzi kugira ngo arirwo ruzabyara igihugu. Oya, yewe nta nubwo ari uruzi, kuko uruzi ntabwo u Rwanda. Uruzi ruratemba, ndagira ngo amazi ntabwo bwaba ari uruzi. Ntabwo umuntu waje mu Rwanda mu gihugu yaba yaritiriwe uruzi. Ariko hari igitekerezo mfite. Abanyarwanda, abakurambere bacu
kubera umutekano wabo. Amashyamba ribamo ibisimba, umuntu akaba afite amatungo ye. Ikintu yabanzaga kubaka acyubaka agishinga bene ka kazu ko bitaga ngo ni nk'akagondano n'iki byose, yahitaga akora n'ikintu bita urugo rumeze nk'uruzitiro, kugira ngo bibe urugo rwe. Urugo rero nubwo atari uruzitiro, urugo atari inzu, urugo ari abarugize, abana, umutegarugori, umubyeyi ubyara na nyir'urugo. Noneho hantu hazitiye hakitwa mu rugo rwe, n'abantu barimo hakitwa mu rugo rwe. Iyo rero ejo cyangwa ejo bundi yagiraga ingo ebyiri, habaga ingo ze, ariko rukaba ari rwa rugo rwe rwibarutse urundi rugo. Niba rero kugira ngo turangize n'ikiganiro hano, ndagira ngo uwumva yumvishije atuye uyu munsi, ejo akima akajya gutura ahandi, hano akaba yahashize igicaniro n'urugo rumwe, ejo akajya ahandi hasigara urugo rumwe rw'umugabo umwe, urugo rw'umugabo umwe, noneho ahubwo rukazaba urugo Rwanda. Urugo Rwanda, kugira ngo tuzasage yashinga Rwanda. Ubwo rero hagati y'urugo no Rwanda niho twazasanga rya jambo Rwanda. Urugo Rwanda. Ubwo umuntu yashaka no kwagura urugo rwaguka, urugo Rwanda, noneho byazaba igihugu kikitirirwa, aho kucyita ngo ni urugo, ubwo tukazagira Rwanda, ni urugo Rwanda. Ngewe nkanjye ku giti cyanjye, ariko bitari ihame, nibwira ko u Rwanda rukomoka ku ijambo Rwanda, izina u Rwanda rikomoka ku rugo rwagutse, bikaba urugo Rwanda, aho kuba urugo ruranda nk'uruyuzi, ahubwo rukaba urugo Rwanda. Ubwo umuntu yazasangamo n'insinga kwandisha, kwanda cyangwa kwandisha, umuntu ashatse yanarihimba niba ritanabaho, gutegeka abantu ngo nibagure urugo, noneho bikazaba ubwo ngubwo. Ninashakaga ya nyuguti aho yagakomotse, kuko ntabwo bavuga ngo kwanda gusa, kwanda ngo ni Rwanda bidafite ahantu bikomoka, kuko imvugo igomba kugira ikintu ishingiraho, kugira ngo yewe no gushyoma, no kugira ngo uzashyome, ibyo bita gushyoma, cyangwa kugoreka, cyangwa bigomba kuba bifite ikintu
bikomokaho. Ariko rero urugo Rwanda ndumva byo byasobanuka cyane kurusha ngo kwanda wanda iki niki cyanda, kugira ngo tuzashake ya ra niki cyanda. Ni ubutaka bwanda, ubutaka bugaba ubutaka bwanda. Ni igihugu cyanda, byaba igihugu cyanda. Ni iki kugira ngo tuzasangire ngo kwanda, noneho tuzabone niyo wenda kwanda byaba bidakomoka ku izina Rwanda, aho kugira ngo noneho ya ra izaboneke, hagomba kuba hari ikindi kintu kirimo nyine nk'uko nabivuze, urugo cyangwa se urugerero Rwanda. Urugerero, ndagira ngo aborozi iyo bavuze urugerero, aborozi barumva icyo ushaka kuvuga. Urugerero hariya ngo ni mu rugerero rwo kwa kanaka, ni mu rugerero rwo kwa kanaka, ni mu rugerero rwo kwa kanaka. Rukabona urugerero Rwanda, bikaba urugo Rwanda. Urugori rwo ntabwo urugori abategarugori bararuzi. Urugori ntabwo twavuga ko urugori Rwanda, ntibishoboka. Niba rero ijambo Rwanda ryaba rikomoka ku rugerero cyangwa urugo, urugerero Rwanda cyangwa se urugo Rwanda, ubwo twashaka wenda sinzi niba ari irindi jambo umuntu yabona rijya gusa nanone ryerekeza aho ngaho, ikintu kijya kuba ubutaka, isobanuramo ubutaka, isobanuramo ubutunzi cyangwa se gutura, kugira ngo noneho tubijyanishe. Ariko hagomba kuba harimo ra muri iryo jambo, kugira ngo ya nshinga n'ubwo bavuga ngo n'u Rwanda rukomoka yitwa kwanda, bizabona aho bivana ra. Naho ubundi byaba ari ukwibeshya, singiye kubyita ikinyoma cyangwa ubusa, ariko byaba ari ubushakashatsi buciriritse cyane kuvuga ngo u Rwanda bikomoka ku nshinga kwanda, udashobora gusobanura ahantu iriya ra ikomoka. Ubwo rero ngewe ntabwo ni intiti mu bintu by'indimi, ariko nkunda u Rwanda cyane, nkunda n'Ikinyarwanda cyane. Ahangaha nagira ngo ntere amatsiko abashakashatsi mu by'ururimi n'umuco. Ubwo nabwo wenda nk'umuntu yavuga ururimi ntabwo Rwanda. Ururimi Rwanda keretse rusohotse rukubita hasi rugatemba, sinzi ukuntu byazabigendekera. Ntabwo byaba ururimi. Ni ukuvuga ngo ni urugo Rwanda, ni urugerero Rwanda. Aho ngaho rero naho njye wamitishamo nasanga ari urugo Rwanda, kuko mu rugerero inshuro nyinshi ntabwo birebanye cyane n'abantu. Wazahita ngo ni mu rugerero gusa, ngo ni mu gihugu cyanjye gusa yose, ariko udahari ntacyo byaba bivuze. Ni ukuvuga rero njye nibwira ko ari urugo Rwanda, ariko kandi bibaye n'urugerero Rwanda byaba bifite igisobanuro cyumvikana kurusha kuvuga ngo inshinga kwanda niyo ikomokaho izina Rwanda.
ndagira ngo tubyumvikanyeho cyane. Ariko rero ndagira ngo mbibwirire ikindi kintu. Ngewe ndabakunda cyane,